Clarisse ni izina ryitwa umwana w'umukobwa. Clarisse ryatewe mu Gifaransa, rifite inkomoko ku izina Clarisse ry'Ikilatini n'Igitaliyani. Ryakomotse kuri Habimana wo muri Kiliziya y'i Roma. Clarisse rifite inkomoko ku izina Clarissa riri mu Kilatini n'Igitaliyani. Nimba ubyaye umwana w'umukobwa ukabona ni umuntu uzagera ku bintu binini mu hazaza he, agakora ibintu by'ibitangaza isi ikamumenya, waba uhisemo neza umwise izina Clarisse. Mu Cyongereza izina Clarisse rifite ibisobanuro bibiri. Icya mbere ni bright, icya kabiri ni famous. Tugenekereje mu Kinyarwanda, famous ni umuntu uzwi w'ikirangirire ku isi hose mu bintu byiza. Ni ukuvuga uzwi na bose kubera ibintu byiza yakoze. Famous, igisobanuro cya mbere cy'izina Clarisse. Tugenekereje igisobanuro cya kabiri, bright. Bright bivuze urumuri. Clarisse niwe uzabera abandi urumuri, akabereka icyerekezo muri iyi si. Bihita byumvikana neza. Bright ni famous bibumbatiye igisobanuro twabanje kubona ko Clarisse ari umuntu uzagera ku bintu binini mu hazaza he, agakora ibintu by'ibitangaza isi ikamumenya. Iri zina Clarisse ushobora kuryita umwana wawe nk'ayandi mahitamo y'ayandi mazina bifitanye isano na Clarisse, Claire na Clara. Iryo wahitamo ryose, umwana witwa Clarisse uba wizeye ko agiye kumurikira isi yifashishije imiterere ye muri we itanga urumuri, ndetse n'inseko ye igaragaza ibyishimo, umunezero n'ubwiza. Urubuga The Bank rutangaza ko muri USA hari abana 10,347 biswe izina rya Clarisse kugeza ubu, harimo abakobwa 5,988. Clarisse ni umwana wavukiye kugera ku bihambaye. Abantu benshi bakunda amazina y'amatazirano azwi nka nickname mu rurimi rw'Icyongereza. Hari nickname dukunze kwitwa ba Clarisse. Ba Clarisse baradukunda nabo, bakunda kwitwa utwo nickname. Muri utwo nickname twavuga nka Carrie, Lise, Ice na Carrie. Clarisse akunda kwigenga, agira amatsiko cyane, anakunda gukora ubushakashatsi ku bintu bitandukanye. Impamvu nyamukuru imutera gukora ibyo byose ni ugushaka ubwisanzure, amahirwe, gukora urukundo, gutembera, gukora ibintu runaka, ndetse n'amahirwe yo kwishimira ubuzima. Nimba witwa Clarisse ukabonye bimwe mu bintu, ukaba usanze hari aho uhuje n'ibisobanuro byavuzwe ruguru, wabitubwira muri comment. Ibyo ubona wihariyeho nabyo wabitubwira. Nimba ubona usanzwe ugira amatsiko ntubigire ikibazo ni bimwe mu bikuranga. Niba ukunda kwisanzura, ni amata abyaye amavuta. Niba ukunda ubushakashatsi, nabyo ni byiza. Niba wakunze iyi video, isangize bagenzi bawe nabo babone ibibaranga. Nimba hari izina wifuza gusobanurira, cyandika muri comment, maze ukande subscribe, like, ndetse na sharing ibi. Ba Clarisse mbifurije kwigenga, gukundwa, gukunda umurimo, gutembera,
kwisanzura mu buzima bwa buri munsi.